Application ngiye kubabwira ni application nziza cyane iri ku rwego rwo hejuru. Waba uri umunyamideli, waba uri umuntu ukunda gusukisha imisatsi, waba uri umuntu uyisuka, waba uri umwubatsi, waba uri umutayeri, waba uri umuntu ukora muri studio ku byerekeranye n'amafoto cyangwa amavideo n'ibindi byinshi cyane. Ni application ishobora kuguha modeli zose wifuza uramutse uri umuntu ushaka kwambara cyangwa kudoda imyenda. Ni application nanone ishobora kuguha ibishushanyo by'amazu mu gihe ushaka kubaka cyangwa ushaka kubakisha cyangwa ushaka kurangira abantu amapla yo kubaka. Iyo application rero byose irabifite. Icyo nshaka ni ukuyibaha nkabereka uko bayesitara, nkakwereka uko bayikoresha, ubundi nawe ukagenda ukaryoherwa. Iyi application umuntu uwo ari we wese yamufasha, byaba ari mu byerekeranye na siporo, byaba ari mu byerekeranye n'imirire, imyubakire, imyambarire, ibintu byose hafi segiteri zose z'ubuzima, ifite byinshi cyane yagufasha. Wayibaza ikakuyobora ku bintu byose kandi ibigaragaza neza mu mashusho. Niba ari ukubaka ikwereka ikibanza mu gishushanyo, ikanakwereka inzu yuzuye uko yakabaye imeze. Iyo style ukaba wayihitamo. Niba ari imyenda irayikwereka, ikakwereka modeli ushobora guhitamo, zaba ari iz'abagabo, iz'abagore, iz'abasore, iz'inkumi, iby'ubukwe, n'ibintu byose hano muri application birimo. Inditwe Digital TV, iriba ry'abahanga, isoko y'ubumenyi. Ni karibu y'ubumenyi, ubushakashatsi n'ubucukumbuzi ku Nditwe Digital TV. Application tugiye gukoresha yitwa Pinterest. Ngiyi hano Pinterest. Iyi application ishobora gukorera muri telefone yawe, ariko hari idakoreramo mu matelefone abonetse yose, ahubwo bigasaba ko ushaka iyitwa Pinterest Lite. Lite ariyo yoroha. Rero reka tuyinjiremo mbereke bimwe mu byo ikora. Ifite ubushobozi bwo kwereka buri kintu cyose mu nguni zitandukanye, muri segiteri zitandukanye z'ubuzima. Hano baba baraguhaye ibintu ugahitamo. African dress for women, akakubwira ngo contemporary house design. Nk'ubu ngubu hano uramutse winjiyemo, hano rwose ibintu bagukorera biba ari ibitangaza. Nko ku bantu b'abubatsi hariya, hano ku bantu b'abubatsi rwose ibihisi bashyira igorora. Bakwereka uburyo ushobora gukora ikibanza gishushanyije, bakakwereka inzu yakivamo, n'ibintu byiza cyane. Hano ushobora guhita winjira muri iyi application ukibariza ibintu wenda, ukavuga uti ukandikamo fashion design, ukandikamo fashion design. Wakwandikamo fashion design, reka turebe ibintu bazana mu byerekeranye n'imyambarire. Bahita bagukubita ibintu bitandukanye. Iyo ushaka imyenda y'abagore baguha iy'abagore, washaka iy'abagabo bakaguha iy'abagabo, ku bakiri bato noneho bategura ibirori. Iyo ushatse umwenda w'ubukwe rwose, reka nze mbahe nk'urugero. nk'ubu ngubu wanditsemo mariage civile, cyangwa se hano ushobora kujya, iyi iba ifite uburyo bwinshi. Ni ukuvuga ngo wowe ushatse hano wagira gutya, hano ugakora share. Hano ni share, hano ni save, kabika. Hano ni ukugaragaza ko bikunze, nyine ni nka bya bindi tujya tubabwira ngo ukore like. Rero hano wa followinga nabyo bigakunda. Noneho hano hejuru, muri iriya nguni, reka mbereke nabyo ibihabera. Iyi application ni nziza cyane. Naho ushobora gukora kuri tuno tudomo dutatu, bakwereka utuntu dutandukanye. Uba ufite option byo guhisha pini, report pini, download image. Ibyo ngibyo bihari. Nguko iyo application nguko ikora, ubundi namwe muryoherwa. Ibyo ushaka byose, niyo washaka ibyerekeranye n'imisatsi, reka nze mbereke. Ushobora kuba uri umukwaferi, cyangwa uri umuntu ushaka guhindura style, cyangwa se gusukisha cyangwa usuka.
hano ushobora kwandikamo wenda imisatsi, reka turebe. Ubu ukoresheje icyongereza noneho muri Google buhita ubona ibintu byinshi cyane kandi bikaza bibyigana. Ngibyo by'abakunda imisatsi n'abayikoramo, ngibyo sitile zo kogosha no gusokoza no gusuka, byose ubibonamo hariya, ziba ari nyinshi cyane ntibyangira, ni byinshi. Iyi application ndayibatuye bantu banjye, kandi mbabwira yuko ngiye gukomeza nk'uko bisanzwe mbaha, nk'uko twabimenyereye, nk'uko dusanzwe twarakoranaga, ngiye kongera ngaruke ku byerekeranye n'ikoranabuhanga, ama application atandukanye, ayagufasha mu bintu bitandukanye. Ubu mu gahe gato cyane ndabakorera akavideo kerekeranye na WhatsApp, ibindi bintu, amakuru mashya kuri WhatsApp, bamwe wenda mutari muzi. Murakoze rero, mukomeze mukore subscribe, like, share na comment kuri Inditwe Digital TV. Ibihe byiza, bye.